nkaba mfite abana 4, ubwa mbere nkaba narabyaye umwe, ubwa kabiri nkabyara 3. umwe ubwo uwo wa mbere afite imyaka ingahe? Ubwo bafite imyaka 4. Afite imyaka 4. Abangabo bafite amezi angahe? Amezi 6. Nabonye ari ibintu biza dore no kwa muganga ko batari babibonye, byaba ari nk'ibintu bidutunguye ndetse n'abaganga kwa muganga ntabwo bigize babona kuzabyara abana 3. Babibonye ku munota wa nyuma ifite amezi 7 n'ubundi. Mbere bavukiye amezi 7. Sanzwe papa we ni umunyabiraka, yabonye akazi akariko kose aragakora. Ubundi nta kazi afite gafatika. Nibiraka. Ubwo rero nafashe umwanzuro wo gutangira kubaha igikoma amezi yaba 5. Ku mezi 5 utangiye kubaha igikoma? Kugira ngo yunganire ya litiro nabonaga, kugira ngo wenda ndeke kubona barira. Yavuze ko atazongera kubyara, ko ari abangaba tuzarira ntabwo. Umwanzuro yarawufashe. Imana izabanze dukuriza abangaba byo kubyara aho kuko hari n'igihe nagiraga bose bandera n'icyarimwe ndi nko mu nzu genyine, kuko mba mbafite ndi genyine, nta muntu mukuru nereka ngafashe, nta mukozi mfite. Bose bandera rimwe nkumva nadusiga mu nzu nkakinga nkadusiga ngo nkigendera. Ikintu gikomeye yamfasha nuko yamfasha nkabasha kubona icyo abana gihagije, bakajya babona icyo kurya, ndetse n'ayo mata wenda nkaba nayabona. Yego. Mbonye nk'igishoro, abana bamaze nko kwigeramo hejuru gatoya, mba numva nabasiga, maze kubona ubwo bushobozi n'uwo mbasigira, nabasiga nkajya kubashakira imibereho. Uvuga ni nkangahe? Reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane, wowe uri ahantu hatandukanye hirya no hino, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda. Iyi ni Leya Entertainment, nitwa Leandra ni umugabo, call me no hate, ahantu hatandukanye uri. Nkuko mubizi dukora ibiganiro bitandukanye byo kugira ngo tugaragaze ubuzima bwa bamwe bari mu buzima butandukanye. Ushobora gusanga uyu munsi ari bwiza cyangwa se ari bubi, ariko nifuje kuba namenya. Hari umudamu yitwa Claudine yaje kuza kuba ansangiza inkuru ye, atuye Gikondo. Ahangaha n'ubundi nahitwa mu Byimana. Ni umudamu wabyaye abana 3, ariko ababyara ari mu buzima navuga ngo butameze neza. Uyu munsi rero nerekeje kamera zanjye ndetse na mikro kuri uwo mudamu kugira ngo nganire nawe, menye ubuzima bwe abayemo bumeze bute, ese biragenda, ese nibigenda, ese n'ikibyibura kuvuza ku Banyarwanda kugira ngo uyu munsi abeho afite ubuzima bwiza ndetse n'abana bagira ubuzima bwiza. Abantu tuherekezanye cyangwa se tubana muri ibiganiro bitwa Dodos Image, bakora mu mujyi kwa Rubangura, kwa Ndamage, muri etage ya 4 aho zakorera igihe, ndetse na Paybill igufasha kuba ushobora kuba wakontrola business yawe waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Reka ndekeze kamera zanjye kuri uyu mudamu, ubundi ngane nawe menye ubuzima abana babayemo nubuhe, ese we unyuma yo kubyara abayeho ate. Stay tuned mugikure. Reka mwifurize kugira ibihe byiza cyane uri hirya no hino, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda ukurikirana ibiganiro bya Leya Entertainment. Ndagushimira cyane by'umwihariko ku musanzu wawe kugira ngo channel itere imbere. Ni iby'agaciro kuba dufite abantu, kuko iyo dukorera abantu tukabona dutera imbere nabyo aba ari byiza cyane. Ariko nkuko nabibabwiye, umunsi ku munsi ngiye nifuza kuba nasura imiryango itandukanye kugira ngo ngane nabo ubuzima bwa buri munsi, ngane nabo numve imbogamizi bafite mu buzima bwa buri munsi. Abakurikira ibiganiro nibanyurwa n'ibyo dukora, ubundi babe bagira ibyo bakora mu buzima bw'abantu, ko navuze ko tuzagenda tubera abandi umugisha cyangwa se imigisha. Uyu munsi nagize amahirwe kugera muri Gikondo ahitwa mu Byimana. Uyu mudamu naje kumenya ko ari umudamu wabyaye abana 3. Mu by'ukuri murebye nabonaga atabyara abana 3 ariko afite abana 3. Murababona aha hari 2 kubera ko kubafata ntago byoroshye, namwe murabyumva. Ubwo mu nzu harimo undi umwe, aratangira twanza atwibwira. Yego murakoze. Amazina yanjye nitwa Niyondagije Claudine. Yego. Nkaba mfite abana 4, ubwa mbere nkaba narabyaye umwe, ubwa kabiri nkabyara 3. Umwe ubwo afite uwo wa mbere afite imyaka ingahe? Ubwo bafite imyaka 4. Afite imyaka 4. Abangabo bafite amezi angahe? Amezi 6. Amezi 6. Nuvuga ngo hashize amezi 6 byaye. Yego. Abana 3. Abana 3. Niwe wabonye icyororo kabisa. Byarantunguye nanjye. Ibaze ko abandi bantu hari nk'abantu babuze urubyaro shaka. Yego. Ugasanga nyine byaranze, ariko nyine Imana yaguhaye abana 3. Buriya ntabwo tuba tuzi imipango y'Imana, kuko nanjye ubwanjye ntabwo nabitekerezaga. Yego.
nabonye ari ibintu biza dore no kwa muganga ko batari babibonye byaba ari nk'ibintu bidutunguye ndetse n'abaganga kwa muganga ntabwo bigize babona kuzabyara abana batatu babibonye ku munota wa nyuma ifite amezi 7 n'ubundi mbere bavukiye amezi 7 mbere bakubwira ko kuzabyara bangahe bwa mbere barampimye babona mfitemo umwana umwe munini bwa kabiri nsubiyeyo bambwira ko mfitemo abana 2 mu nda ariko bambwira ko bazabankuramo indi ifite amezi 7 kubera ko ngo nta hantu bari bafite ho gukorera yego kuri ayo mezi 7 rero itariki bamaye zari zitaragera kugira ngo njye kuri ya randevu bamaye yego ubwo rero nyine byaje kuba ngombwa ko ngira ikibazo gikomeye njya kwa muganga ko bari bazi ko ari abana 2 ntabwo bahise bavuga ngo igihe cyo kubyara cyageze bo babanje bancisha mu cyuma yego ngo barebe ko abana mu nda bameze neza yego ubwo nibwo bancije mu cyuma bitabona abana 3 ubwo kubabona gutyo bahise bankora nyine sezeriyene bakoramo abana 3 mu nda urumva ko ari ibintu byadutunguye twese reka mbanze ngaruka inyuma ubundi Claudine mu busanzwe akora iki abayeho ate ubusanzwe ubuzima nari ndimo nyiri umukobwa wenda namaze kubana na papa w'aba bana cyewe nakoraga ku masashi ku mushasi ubwo wenda ni kiyede ugakoraga ikiyede kwanza kameme ko iyi nda y'aba bana nigeze nyikorana kuko ntago nari nzi ikirimo kugeza ku mezi 3 ndi mu kiyede ntago nari mbizi ko numvaga ko ari umwana umwe nyine bisanzwe ubwo igize amezi 3 niho naje gucika intege ubwo sinongera gusubirayo ubwo nibwo buzima nari ndimo nuvuga ngo hashize amezi hafi nk'umwaka udakora cya kiyede ubu ntago nabasha kukijyamo mba ndi mu rugo iyo ngize nk'umugera neza akaza kandeba ubuzima burakomeza cyangwa akagera no mumagara kuri telefone none se ko numva ubuzima butari bumeze neza ubwo wari ufite umwana umwe papa wawe ubusanzwe akora iki we ubusanzwe papa we ni umunyabiraka yabonye akazi akariko kose aragakora ubundi nta kazi afite gafatika n'ibiraka ubwiye atabifite natwe tuba turi aho ngaho nyine urabyumva ko numva se ubuzima butari bumeze neza hajemo abana 3 ubwo bakimara kuza abo bana 3 kuko kwa muganga twamaze amezi 2 babashyize muri kuveze kubera ko bavutse batagejeje igihe twamaze amezi 2 noneho ubwo muri ubwo buzima nari ndi kumwe na papa wabo urumva ko butari bworoshye twaniberaga muri chambrette yego niyo twabagamo noneho tumaze kubabyara kwa muganga batubwira ko aba bana batagomba kujya ahantu hahuriye n'ibintu byinshi kugira ngo babone n'umwuka ubwo rero y'amana nyine icyo yashyizeho nyine kibaho twavuye kwa muganga ari abantu batwishyuriye inzu kugira ngo tubashe kujyanamo abana urumva ko tutasuye muri ya chambrette twabagamo yego bivuga ngo nabagira neza n'ubundi babishyuriye kugira batwishyuriye inzu kugira ngo tubone uko dushyiramo abana yego cyala ubwo nibwo buzima bwacu ubwo muvuye hehe muri ya chambrette mugarutse mu rugo ubuzima se noneho ubwo byagenze bite kurumva na ya chambrette mwagomba kubamo barayibishyuriye none mugarutse mu rugo bimeze bite mu rugo ntago biba byoroshye kwa kundi nababwiye ngo iyo ikiraka cyabonetse turarya nk'ubu ngubu tuvugana wenda n'urugero abana natangiye kubafasha bere umwana iki gihe abagezemo aba agomba kubona za mbuto amata yo kunywa ariko tukiri ku mata aba bana banywaga nido tukiri kwa muganga yego ariko ubuzima ntabwo bwari gukunda twageze hano tubona ntabwo byakunda niko gushaka amata y'inka tukajya dukamisha litiro imwe se ubwire bahaza ntabwo yari kubahaza na gato kuko n'ubundi bararaga barira yo kuko bararaga barira bakirirwa barira tukabona nta kindi n'inzara ubwo rero nafashe umwanzuro wo gutangira kubaha igikoma amezi yaba 5 ku mezi 5 utangiye kubaha igikoma kugira ngo yunganire ya litiro nabonaga kugira ngo wenda ndeke kubona barira ubwo buzima nuko bwakomeje ubu ngubu nabwo se mbeshye ngo babone imbuto nazo babona ntago bazibona icyo mbonye nicyo n'amata ubwo nabyo ni ikibazo ya litiro urumva n'ubundi nabonaga isa nkaho yahagaze iyo nabonye amafaranga ngenda nkagura kuri dayari nkashyira muri cya gikoma nabatekeye akaba ari byo banywa yego ko numva bitoroshye ntabwo byoroshye urugamba ruba rurerure ntabwo byoroshye
none se reka mbanze nsubire inyuma gato kwanza mbere y'uko uza kuza kumbwira nyine ubundi buzima nyine urumva niba uba hano ahantu muri kubona nyine niho aba wenda baraza gusa kwerekana kuri kamera ntabwo ari ahantu h'umuntu wifashije ubuzima bwo kuba nta mata wenda rimwe na rimwe niyo ifu y'igikoma igashobora kuba yabura papa w'abana nabwo wenda akaba ashobora kuba yabura icyo kiraka ku munsi ubigenza ute ubwo buzima bigenda bite twebwe icyo duharanira kuko tuza muri ino nzu bari batwishyura amezi 2 muri iyi nzu ubwo urumva tumazemo amezi 6 bari batwishyuremo amezi 2 twebwe icyo duharanira ku kwezi ni ukugira ngo twishyure inzu tubone aho dushyira abana kugira ngo wenda urabizi ba nyiri inzu ntabwo nyiri inzu yakwihanganira n'undi araza akagusohora twebwe icyo duharanira no kumenya ngo inzu twayishyuye kugira ngo tubone aho dushyira abana ubwo ibindi by'ubuzima byo kurya iyo bibonetse turarya kamwe hari n'igihe nateka rimwe ku munsi cyangwa sinanateke ubwo abana kandi wonse ubwo abana bigenda bite ko nyine icyo nkora na cya gikoma ari igihe ntakibona ubwo urumva nyine abana nukurira nyine nta bantu se muri famiye byibura bigeze bifuza kuba bagufasha kugira ngo wenda n'uburyo urira abana nabo none ko numva abana 3 bazagusaza umugani w'abantu bari muri ya tereme yo hanze ngo bazagusaza umva umuntu arasara ariko byose hamwe twararebye nkanjye wenda bikimara kumbaho nyimara kubibona nahise niyakira mbona nyine ko nta bundi buryo mbona ko ngomba korera abana mu bushobozi ufite kuko iyo umubyeyi afite ikintu ntabwo yakima umwana wiwe yego ubwo ikibonetse nyine nicyo nzajya mbaha ubundi ubuzima bugakomeza hari ukuntu famiye zibaho ugasanga hari ubuzima butari bwiza bari gucamo urabona none nk'abana ni 3 biragoye ko nyine ushobora kubara nta bushobozi ntabwo wumva mu by'ukuri nk'umunyarwanda wagufasha cyane kugira ngo ubashe kurera abana ari ikihe kintu gikomeye yagufasha ikintu gikomeye yamfasha nuko yamfasha nkabasha kubona icyo abana gihagije bakajya babona icyo kurya ndetse n'ayo mata wenda nkaba nayabona yego ndumva aricyo kintu gikomeye cyane harya ikarito y'amata igura angahe y'Inyange ntabwo mbizi uko igura ariko uko biri kose ntabwo ibuze kugera mu 12 wenda ubwo niko mbizi naho litiro y'amata njye naheguraga kuri 600 ubwo kandi ubaha amata mu gitondo na nimugoroba yego ubwo bivuze ngo ni 2 ku munsi ubwo niba ari 2 ku munsi ubwo dukubye n'ukwezi ubwo nangahera abantu bazimi barimo mumfashe ubwo bivuze ngo niba ari 2 ku munsi 2 gukuba 30 ubwo ni 36 yego ntabwo ari na menshi bivuze ngo wabonye abonema byibura y'ukwezi y'abana waba ufite waba nta kibazo ufite nta kibazo nawe afite kuko abana ntabwo babasha konderana none se nge nka papa wabo iyo muganira ntabwo najya batishaka ntabwo nzongera kubyara hari ukuntu umugabo ahabuka buriya abagabo turabanyabwoba nakajya kuya ati ntabwo nakongera n'ubundi yavuze ko atazongera kubyara akaba ari abangaba tuzarira n'abandi umwanzuro yarawufashe n'abandi none se ko utamenya ukuntu bigenda nyine muri gahunda z'urugo biramutse biba ugasanga n'ubyaye abandi 4 cyangwa abandi 3 ntabwo twakora ikosa Imana izabanze dukuriza abangaba byo kubyara aho nayo ahira ibyumve rwose zaturerera aba 4 rwose baraduhagije kuko hajeho abandi noneho byaba ari ibibazo birenze ku byo dufite yego hagize nk'umugira neza akakubwira ati wenda ngiye n'urugero ntabwo mbyara nabuze urubyaro ariko ndifuza wenda kuba nafata umwana umwe nkamurera wabyemera nkamutanga yego ni ibintu biba bitoroshye cyane kuko umwana w'umuntu burya ibintu biba bitoroshye kuvuga kwikura umwana ntabwo byoroshye kuko ndi no kwa muganga hari umuganga yabimbwiyeho ariko nkajya ngira ngo ariko nkinisha muri ayo mezi 2 nahamaze yego
ariko nyuma yaho naje gusanga ko atari ari gukina yari ari seriye. Arambwira ngo tuno twana twawe ndashaka ko mpamo kamwe wowe ukoresha amahitamo yawe, yego uhitemo ugira ku mpamo. Ariko sinitaye ku buryo mbabonye mu buzima ngiye kubabanamo, ariko numvise mbuze imbaraga zo kuba namutanga. Yego ntago bishoboka. Ubwo nanjye nzi ko ndi bugusabemo umwe by'urani, dore nanjye wenda ntago ndamenya ko byibura ntago nabishobora kumutanga. Ubwo bivuze ngo nuwagufasha wakwishimira ko yagufasha ubafite. Nakishimira ko yamfasha kuba mbafite rwose. Ese ubundi ni abahungu ni abakobwa? Abahungu ni babiri, umukobwa ni umwe. Wow. Ubwo aba bari hano ni abahungu? Aba bari hano ni umuhungu n'umukobwa. N'umuhungu n'umukobwa. Nese umva ikibazo rongize, umenya kubatandukanya gute sasa? Ntihari igihe ushobora konsa umwe ukagira ngo n'undi wonkeje? Oya, maze kubatandukanya kuko turi kwa muganga bari muri kuveze. Hari umwana umwe yari ari muri kuveze wenyine, hari akantu bari bamucumitse mu mazuru kasonde kamukomerekeje ku zuru hano. Noneho ahandi naho ku kaboko bari kumutera ishinge, haza akantu k'agakovu, yego kanga kusibangana, noneho bagakovu karacyahari nako ku zuru karacyahari. Niko gatuma nabo. Ubwo uwo ni umukobwa? Ni abahungu. Ubwo uwo ni umuhungu? Abahungu bose bakomeretse kunuza? Oya, umwe niwe yakomeretse kandi abahungu barasa bose. None umenya gutandukanya gato na gakuru gute? Mbatandukanyiriza kuri utwo tuntu. Yego. Ubwo umukobwa niwe mutoya? Umukobwa niwe mukuru. Umukobwa niwe mukuru. Yego. Ubwo agakurikira abahungu. Yego. Papa wose wazi kubatandukanya ko ngiye byancanze? Abahungu ntabwo bashobora kubatandukanya. Niyo ndi kumubwira ngo ni gakuru ni gatoya ntabwo abyumva. Aravuga ngo uri kumbeshya nawe ntabwo bizi. Nanjye ndabona ntabimenya kabisa. Ntabwo yabishobora. Ntabwo yabishobora, ni ibintu biba bitoroshye. Amezi 6 kurera abana udafite ubwo bushobozi, ubwo nyine ni urugendo rutoroshye. Ni urugendo ruba rutoroshye. Urugendo ruba rutoroshye. Nta gihe kigeze kugira ukumva uri muricuza kuba warabyaye abana 3? Narabyicujije dore ko nanaherukaga gusenga kera bisa nkaho mberetseho gusenga. Ariko nkimara kubona bano bana 3 ahise nibuka ko Imana ibaho kuko yabikoze ibizi. Ubwo kwicuza ntabwo nongeye kwicuza, ahubwo nahise mvuga ati Imana niwe wabamaye azabero no kumfasha kubarira. Kuko njye nta bushobozi ufite. Kuko hari n'igihe nagiraga bose bandera n'icyarimwe ndi nko mu nzu jyenyine, kuko mba mbafite ndi jyenyine, nta muntu mukuru nyereka ngafashe, nta mukozi mfite. Bose bandera rimwe nkumva nadusiga mu nzu nkakinga nkadusiga ngo nkigendera. Nkumva umutwe wanjye ngiye gusara, ariko nkahita nibuka ko ari Imana yabamaye nyine nkaguma hamwe. Ese ubwo mugani baririye rimwe ubwo mise bitekereza? Iyo baririye rimwe mbura mfata nondeka. Nese ubwo ntihari nk'igihe bashaka konka ngo abahungu baronka? Baronka cyane. Niko bajya bambwira hanjye ngo naronse. Baronka cyane abahungu. Ubwo ntibashaka kukonka ugahungetwa? Cyane, none iyo ntariye ntabwo mba ndi kureba. Kandi hari igihe n'uri butariye kandi bakeneye konka. Ntabwo mba ndi kureba icyo gihe. Ntabwo byoroshye. Impamvu dukora izi nkuru rero ni ukugira ngo ushobora kubona iyi nkuru ugakorwa ku mutima n'iyi nkuru tuba dukoze gutya. Ushobora kuba hari ikintu usumbya uyu mubyeyi, ashobora kuba amata, ashobora kuba igikoma, ashobora kuba ubundi bushobozi, bishobora no kuba hari ikindi kintu wamumarira nk'umubyeyi. Ababyeyi bareba ibiganiro barabizi, kurera nyine biravuna cyane. Ni na mpamvu buriya umugabo cyangwa se umugabo wese utubaha umugore buriya hari igihe mbitekereza nkumva ntago nabona ubusobanuro bwabyo. Buriya bagomba kubahwa kuko bakora akazi katoroshye. Baze kureba abana 3 nta bushobozi ntaki, ugasanga nta bundi buzima. Ubwo mise ntekereza ahubwo urimo urarwana no kurera abana, amata yabo, igikoma, inzu yo ubwo yishyurwa iterero sasa. N'inzu ntabwo biba byoroshye, kuko nimba nk'amafaranga wenda aba abonetse nk'uko ari igihe ntekereza kuba nayishyura nkabona umwana akeneye igikoma. Yego. Nkavuga ati ubundi ajya kwishyura inzu n'ubundi umwana akeneye igikoma, nkabanza nkagura cyane inzu nkaba nyihoreye. N'ubundi rero usanga ari muri stress z'aba nyiri inzu byose biba birimo.
shamwe abantu nkurikije ukuntu arebye abana cyakora ufite abana beza disi ntacyo ushinja Imana ni ukuri pe. ufite abana beza noneho kubatera mu kabyara nacyo ni ikindi kibazo. Ugira amahane ni uwuhe? ubwo niwe gakuru. Niwe gakuru niwe mukobwa ni umukobwa. Yego niwe ugira amahane. Nese kugira amahane ni umukobwa. Yagira amahane nimba arabimenye ko ari we mukobwa urimo aba yagize amahane cyane. Yego. Kuko no kurira niwe ubabanziriza akarira bose bagahita baririra icyarimwe. Umwe yarize abandi bararira. Yego. Icyo umwe akoze buri wese aragikora. Sure. Ubu ngubu nuko undi muhungu ari mu nzu. Bari ukuntu bacomeka intoki. Bacomekera icyarimwe bagacomokorera. Ubu uyu hano acometse ugiye no kuba mu nzu wasanga nawe acometse. Sure. Yacomokoramo n'uwo mu nzu abacomokoye. Oh yes. Mbese ku mpanga zose niko bigenda? Simbizi ko ariko bigenda ariko ngiye byose babikorera rimwe. Ruvuga ngo uyu nguyu yarize n'uwo mu nzu ahita arira. Yacomeka urutoki n'undi agahita rucomeka. Wenda ahantu bitagendana n'uyu mukobwa we ntabwo akunda kubikora ariko abahungu byose barahuza. Gushaka gusanga bazanatereta n'umukobwa umwe. Simbizi ko bizagenda. Nibakura. Ntabwo mbizi ukuntu bizagenda ariko karagiteri zimwe zabo zose zirahura. Ufite abana beza Nyagasani yarakoze ko yarabaguhaye ariko nanone niguha ubundi bushobozi bwo kugira ngo barere kuko nabyo birakenewe kuko sinabyita ikigeragezo ahubwo ni nk'umugisha yaguhaye kuko aba bana n'umugisha ubwabo. Ariko n'abari kureba iki kiganiro cyanjye cyangwa se cyawe ufite icyo ashaka kurusha uyu mubyeyi ashaka kumuhereza ushaka gusanga ari isukari ushaka gusanga ari iki kuko nawe ndabizi neza ko ubu nona impamvu yatumye ko dukora ikiganiro nuko hari igihe bigeraho ukabona ubushobozi buranze ukabona ibintu biranze burundu ukavuga toke aho kugira ngo byangerekane itabaze izindi mbaraga. Ntekereza ko ari impamvu waduhamagaye. Yego icyo wasaba abanyarwanda ni iki? Icyo nasaba abanyarwanda aho bari kunyumva nk'abantu nyine bafite umutima ukunda ikintu nabasaba nyine nuko bamufasha kurera bano bana ku muntu waba ufite ubushobozi uwo ari we wese. Ikindi nsaba kabona naho kuba kuko n'ubundi ntabwo biba byoroshye naho kuba afite. Iyi nzu ni ibyumba bingahe? Iyi nzu mubamo ni ibyumba bingahe? Icyumba na salo. Icyumba na salo? N'umutware? Yego. N'abana 4? Ko ndumva bikiri ikibazo. Ni ikibazo kitoroshye. Ndumva bikiri ikibazo kabisa. Ni ikibazo kitoroshye cyane. Abana se byibura bamaze kwigira hejuru ukabona nk'icyo gukora. Hari abantu benshi bareba ibiganiro byacu ushobora gusanga wenda ufite umurimo runaka ukeneye umukozi. Yego. Ubonye nk'akazi wagakora? Cyane nagakora nkunda akazi kandi nkunda gukora. Mbonye nk'igishoro. Abana bamaze nko kwigeramo hejuru gatoya mba numva nabasiga maze kubona ubwo bushobozi n'uwo mbasigira nabasiga nkajya kubashakira imibereho. Igishoro uvuga ni nkangahe? Igishoro mvuga ni nkangahe? Byibura ushobora ngo aya ngaya ni igishoro ashobora gutuma byibura njya gushakira abana amata. Wenda mbonye nka 300. 300? Yego. Nk'abantu mwe muri kuri ibiganiro uyu mudamu mwaretse tukamugiraho umugisha tukazagaruka hano tumugishoro cya 300 cyangwa se 500 ubwo 300 wakora mu iki? Banumva ko nareba akantu shinga hafi yo mu rugo kugira ngo mbe hafi n'ubundi y'abana. Hafi y'abana. Nzajya nyaruka nze kubareba ariko mfite akantu ndi gukora. Nk'abantu mureke uyu mudamu tumuha igishoro turebe ko abana bakura. Aba ni bo Rwanda rw'ejo, ni abahanzi b'ejo, ni abaminisitiri b'ejo, ni abarimu b'ejo, ni abanyamakuru b'ejo. Aba ni rwo Rwanda rw'ejo. Ntekereza ko rero umwana wese aho ari aba ari umujyambere. Umuntu ukureba iki kiganiro wifuza ko hari icyo twafasha uyu mubyeyi turaza kuza gushyiraho nimero ze hasi cyangwa se n'izanjye nazo ziraba ziri muri about mushobora kuzibona. Niyo hari icyo twakorera uyu mubyeyi kugira ngo tumufashe kubona icyo gishoro ndetse no kubona amata y'abana yewe n'igikoma. Uyu mubyeyi nawe nyine niba ufite ibyo ukora ufite business runaka ushaka ko utamuha amafaranga ariko umuha akazi
yego akabona uburyo yishyura inzu, akabona uburyo arya, byaba ari sawa cyane. Ntekereza ko byaba ari byiza kubera ko nabwiye abantu bazabareba ibiganiro byacu ko nifuza ko uzajya areba ikiganiro azajya abera umugisha abandi, cyangwa se nawe akaberwaho umugisha, akagirwaho umugisha. So ntekereza ko rero Claudine yicaye hano arifuza igishoro cya 300. Ubwo se 300 wahita utangira kandi bakiri bato cyane, cyangwa wajya ubasiga n'ubundi ukanyaruka? kubera ko ari hafi nahita ndeba umuntu wajya ubansigaranira n'ubundi nkakora kugira ngo ubuzima bukomeze na ya mata nanjye wenda ngifasha kuba nayabona. Yego. Reka ye kuba 300 ahubwo abe amafaranga nyine buri wese yifuza kuba yagira icyo akora. Abari ibiganiro uri hirya no hino ushobora gusanga hari abantu uyu munsi baba bafite amafaranga, n'urugero ugasanga nk'ibihumbi nka 300 wenda arabitsinda mu kabari ijoro rimwe. Yego. Ariko nyamara aramutse agize uruhare kugira ngo uhindure ubuzima byaba ari byiza. Yego. Reka abana batangiye kugira amahane, ndabona umwe yafashe n'ibere kugira ngo tutaza kuza kugufata igihe kinini. Sinzi niba wavuga nimero yawe, ariko nabwo turaza kuza kuyishyira ku kiganiro kugira ngo n'ufite ikintu yashyiraho agishyireho. Ushobora gusanga ufite 1000 cyangwa se 2 cyangwa se 5 cyangwa ngahe nyine bitewe nuko wifite. Ntekereza ko ushyizeho makeya yatuma uyu mubyeyi yabona amata, ntacyo byabitwaye. Ushaka wahitubwira nabi. Nimero yanjye ni 078 15 35 35 nanone 5 cyangwa 078 19 6 9 3 Yego. Ibaruye ku yahe mazina? Niyo ndagije Claudine. Niyo ndagije. Ibaruye ku mugabo. Yego. Iyo ibaruye kuri inde? Amazina. Mugenzi Faustin. Mugenzi Faustin. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira icyo washyira kuri iyo nimero nta kibazo. Ubundi Nyagasana akaguha umugisha, ko buriya bavuga ko hagati yacu haba ari Imana kandi n'imigisha turayigendana. Ubwo uko byenda kose rero nugira icyo ubona ugishyireho, nutakibona kandi ushobora no kubika nimero anytime wazabikora nta kibazo. Anytime rwose ntago ari agahato, kandi ukubikorana umutima mwiza, umutima w'urukundo. Mpise ngira amatsiko rero sasa. Urangiye nkunda nyine kwibariza utuntu tw'amatsiko. Kubambika noneho kuboza ubundi bifata amasaha 2. Iyo mfashe umwanya wo kuboza ni amasaha 2 ubundi mfata. Umwe yanga agenda iki? Umwe mbanza nkamutegurira amazi nkamwoza, kuko mba ngira ngo badeta basinzira, kuko keshi mba mbongeje bashonje. Nkoresha uburyo kimbanza nkamwoza, nkamwambika, namara kumwambika nkatamuha icyo kunywa, akaryama, ugafata undi. nkafata undi. Ubundi ni amasaha 2 mbikora n'ubundi. Ni amasaha 2. Ni 2. Utinya koga muri bose ninde? Utinya koga ni umukobwa. Atinya koga cyane, agira amahane. Uzi ko atinya amazi ari umukobwa ashaka. Agira amahane. Hasuka amahane yakuye. Bizi. Cyangwa nawe ugira amahane? Oya, nditonda. Ntabwo ngira amahane. Ntabwo tuzi uwo yakuyeho. Wa mugana agira amahane. Agira amahane. Yego. Turimo turasoza ikiganiro. Wakoze kuba byonyine wanagerageje no kuba watuvugisha, kuko hari benshi bafite abana nk'aba ngaba ariko batinya kuba bajya mu itangazamakuru, ukafata ese nimbivuga bakanseka, nimbivuga se wenda papa w'abana akabyumva nabi. Ariko nizere ko papa w'abana nta kibazo ari bubigireho kuba yabona nk'ikiganiro. Ikibazo yabigiraho ntacyo. Reka tubyizere ko nta kibazo cyabaho, kandi reka nizere mvuga ngo Imana n'ubundi yabaguhaye niyizi ukuntu izabarera, niyizi ukuntu bazabaho, niyizi ukuntu buri kimwe cyose kizagenda ku buzima bwabo. Yego. Kuko buri kintu cyose kibaho kubw'impamvu. Yego. Reka rero ngushimire kuba twaganiriye, wakoze cyane. Namwe mwakoze kandi mwitanze kuza kundeba. Yego. Ni iby'agaciro gakomeye, namwe ndabashimiye cyane. Yego. Reka nshimire mwese muri buri biki kiganiro aho muri hatandukanye, yaba uri mu Rwanda, yaba uri hanze y'u Rwanda. Ariko nanone niba wumva hari icyo warusha umubyeyi nk'uko twabivuze, ushobora kuba urugero, ushobora kuvuga ati ndamwishyurira inzu, ndamuha amata se, ndamuha akazi se,
ndamuha cya gishoro se kubera ko yavuze ko akeneye igishoro by'ibura $300 kugira ngo abe yatangira nyine gukora kugira ngo agaburire aba bana. Niba rero ubona hari icyo muri byose ufite wagikora ubundi Nyagasani akaguha umugisha. Reka mbashimire, nitwa Leandre Niyomugabo, tubana mu biganiro bitandukanye bya hano kuri Leya Entertainment. Niba utarakora subscribe uhita uyikora unasangiza abandi ibiganiro byacu. Ibihe byiza. Yego murakoze.